Ibihe byiza tutakunze ba Talk Rwanda mwibana natwe migano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ni wabara ko utamuzi witwa Motari wanyu cyangwa se iwa Motari. Ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakunda kubona uyu mugabo cyangwa se umusore ashishikariza abantu bakoresha umanda kuwukoresha neza cyangwa se ababwira ingingo zigiye zitandukanye. Ibi bituma abantu bamwe bamwita umupolisi abandi bakamwita maneko. Abantu barushijeho kumumenya ubwo yatwaraga umunyamakuru w'umunyamerika wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka iShowSpeed. Aha akaba ari abantu barushijeho kumumenya cyane. Si yo gusa Icyamamare yatwaye kandi kuko mu bandi yatwaye harimo umuhanzikazi Shanisa warimbye indirimbo Hit and Run ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Iwa Motari cyangwa Motari wanyu uretse kumara ku mbuga nkoranyambaga ikindi umuziho ni iki? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Motari wanyu cyangwa Iwa Motari. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe uko yisanze ari umumotari, imirimo yakoze yindi ndetse n'amazina ye bwite uretse kuba yitwa Motari wanyu. Ibyo turi bwabere hamwe muri kino kiganiro ni ibyavuye mu kiganiro Talk Rwanda yagiranye nawe. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Kandi nimba rugamurigeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi ndetse n'amakuru tubagezaho abagiye atandukanye. Abahanga badutanze kumenya ubwenge baravuze ngo uramenye ntuzaterwa ipfunwe n'akazi ukora ngo kubera kwibaza ngo ese abantu bari buze kuvuga iki, comments bari buze gutera kuri ako kazi kawe ngo bibe byagutera ipfunwe by'akazi kawe maze ngo unanirwe ko waterwa ishema nako. Ngo kubera yuko nibyo koko bashobora kuba bavuga bakavuga ibintu bigiye bitandukanye ngo ariko at the end of the day ni wowe n'inshingano zawe, responsibilities cyangwa se bills zawe ni wowe ubyikemurira na ka kazi kawe kaba kagufasha kuzishyura. Nta muntu uzaza ngo agufashe kwishyura amazi, umuriro, bagufashe kwishyura transport, akugurira ibyo kurya, kwishyurira inzu cyangwa yishyura abana bawe amashuri n'ibindi byose uba ukeneye kwishyura. Ni wowe ubwawe na ka kazi kawe kabigukemurira. None kubera icyo waterwa ipfunwe nako ngo kubera yuko abantu n'ubundi ntibazigira barekera kuvuga, bazavuga we bareke akazi kawe n'uwo uzi ikintu kakumariye, n'uwo uzi ukuntu kagufasha kwishyura inshingano zawe. Ntabwo rero kakaguteye ipfunwe ahubwo ugomba guterwa ishema nako. Motari wanyu amazina yiswe n'ababyeyi ni Bizumuremyi Sadi. Motari wanyu yavutse mu mwaka w'1999 avukira mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Motari wanyu cyangwa se Bizumuremyi Sadi yakuze nk'abandi bana kuko birumvikana kugera aho ngaho ko yakuriye mu muryango w'Abayisilamu. Motari wanyu yize amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse anongeraho izindi nyigisho zigiye zitandukanye. Bizumuremyi Sadi cyangwa Motari wanyu yize amashuri abanza aho yavukiye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ku kigo bita Kivumu Mizima. Nyuma yo gusoza amashuri abanza yakomeje amashuri yisumbuye icyiciro rusange mu mujyi wa Kigali ku kigo cya Kabusunzu mu karere ka Nyarugenge. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye Bizumuremyi Sadi cyangwa Motari wanyu nk'uko mumuzi ku mbuga nkoranyambaga niyakomeje amasomo asanzwe ahubwo yahise atangira kwiga amasomo y'idini ya Islam aho yize amasomo ya Foundation Islamic Knowledge aho yize amasomo kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2021. Aya masomo ya Foundation Islamic Knowledge umuntu usoje kuyiga abashobora kuba umwarimu wigisha abana cyangwa abantu bakuru amasomo ajyanye n'idini ya Islam, haba gusoma no kwandika Icyarabu ndetse n'andi masomo ajyanye n'idini ya Islam. Nyuma yo gusoza kwiga Motari wanyu yabaye umwarimu mu mashuri yisumbuye mu bigo by'aba Islam aho yakoze aka kazi kuva mu mwaka wa 2018 kugera mu mwaka wa 2022. Aka kazi akaba yaragakoraga anabifatanye no kwiga nk'uko twabibonye haruguru. Mu kiganiro yagiranye na Talk Rwanda Bizumuremyi Sadi cyangwa Motari wanyu yatubwiye ko nyuma y'imyaka 2 umuntu wiga amasomo ya Foundation Islamic Knowledge aba ashobora kuba yakemererwa kuyigisha gusa agakomeza kuyiga. Iyi akaba niyo mpamvu umva ko yabaye umwarimu akiga. Ikindi wamenye nuko Bizumuremyi Sadi cyangwa Motari wanyu amasomo ya Foundation Islamic Knowledge yasoreje muri Arabia Saudite ariko akaba arifashishaga uburyo bw'iyakure cyangwa se online. Mu kiganiro yagiranye na Talk Rwanda Bizumuremyi Sadi cyangwa Motari wanyu yatubwiye ko kuva mu mwaka wa 2021 kugera mu mwaka wa 2022 yize amasomo ya multimedia arimo photography and graphic design na film making and TV production. Mu kiganiro twagiranye kandi yatubwiye ko nyuma yaje gusezera akazi yakoraga ubundi ajya mu kazi ko gutwara abantu akoresheje imodoka. Ivyo bikaba byarabaye mu mwaka wa 2023. Mu mpera z'umwaka wa 2023 Motari wanyu nibwo yatangiye akazi ko gutwara abantu akoresheje moto nyuma yuko yarakuze afite inzozi zo kwikorera ndetse ziza no kurangira zibayimamo ariko gukoresha uburyo bwo gutwara abantu akoresheje moto. Gusa avuga ko gutwara abantu akoresheje moto yifuzaga kubikora bya kinyamwuga ndetse byaje no kurangira bigezeho. Iwa Motari avuga ko kugaragaza akazi ke ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko byatangiye apostinga kuri stati za WhatsApp
nyuma aza kunguka igitekerezo cyo kuba yakoresha izindi mbuga nkoranyambaga aho abantu bazajya babona akazi ke. Ibi bizatuma abanyamahanga cyangwa se abandi bantu bari mu Rwanda batumva ururimi rw'ikinyarwanda bamenya ko hari abantu batwara abantu bakoresheje moto kandi babikora kinyamwuga. Ndetse ibi ni binavuga ko byatanze umusaruro ku buryo bugaragara ndetse bimuzanira n'andi mahirwe agiye atandukanye. Motari wanyu arazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba TikTok, Instagram, X yahoze yitwa Twitter ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Abantu barushije kumumenya ubwo yatwaraga umunyamakuru w'umunyamerika Darwin Watkins Jr. wamamaye nka iShow Speed ku mbuga nkoranyambaga ubwo yarimo atembera mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Kuri ubu motari wanyu amaze gutumirwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera mu Rwanda, byaba ibya online ndetse n'ibisanzwe. Motari wanyu avuze kuvuga indimi zigera kuri 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza, Icyarabu ndetse mu buzima busanzwe Bizumuremyi Sadi cyangwa motari wanyu aracyari ingaragu. Ngayo nguko wakoze kuba natwe mu kiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Bizumuremyi Sadi wambaye nka motari wanyu ku mbuga nkoranyambaga. Wakoze kubana natwe kuva ku nota mbere kugera kwa nyuma. Niba rugambira igeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kano kazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.